Alright, nizere ko mumeze neza abatuye impande zose zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abaturarwanda kabisa ni abantu beza cyane bakurikira Makenga TV. Ikiganiro cyo ni bakebure parite ya 11. Parite ya 11 tubafitiye nanone wa mutumirwa mukomeza mukurikirana kabisa kuri Makenga TV. Watangira kubwira abakurikiye Makenga TV, ndabizi ubu hari abakwibagiwe yenda sinzi. Murakoze nuko bisanzwe amazina ni yayandi Uwitonze Rosine. Okay, Rosine, uyu munsi ufitiye iki abanyarwanda ndetse n'abandi bantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bitandukanye? Nkuko bisanzwe n'ubundi morangira abantu inama cyangwa se nkebura abantu runaka. Ikiganiro cyo ni bakebure bari mu buyobe. Ni kuvuga ngo noneho ibyo nje kuvuga, hari umukobwa twari duturanye, yari umuturanyi nzi neza ibintu byamubayeho kandi bidashimishije. Umukobwa twari duturanye yitwaga Furaha, yari umwarimukazi, afite telefone, zino telefone nini nyine za smartphone, avugana n'abantu batandukanye, avugana n'abantu bo hanze, baza kujya kuri Facebook ahuriraho n'umuntu ngo barakundana. Ngo abone inshuti kuri Facebook. Yari umukobwa dukundana, duturanye, ari umwarimukazi. Birangira rero wakundanye na wa muntu yahuriye nawe kuri Facebook. Yamwaka amafoto, akamwoherereza amafoto, akabona ni umusore mwiza, ni umuzungu. Umva abasore b'iwacu muri karitsiye baramurambagiza, arabanga. Ba gitifu baramurambagiza umukobwa, arabakatira, dore ko yari mwiza byo. Yariho gose. Nuko birangiye rero sasa agashya kabaye. Aramubwira ati mutegura ubukwe, nzaza nziye rimwe, nzanye amafaranga, arawohereza amafaranga yo gukoresha ubukwe. Baza umunsi w'ubukwe rero bwageze, tugiye kubona tubone umugabo ngo arahingutse, tubona ni umusaza. Uwo musaza rukukuri. Muzehe. Kareka. Uruta na papa. Umva noneho umukobwa yahise agwa muri koma, avuga ati koko mana, nanze abasore tungana biwacu bafite n'amafaranga, ngo nkurikiye abazungu, none yari ataramubona na rimwe. Nyine umusaza yamwoherezaga amafoto y'umuhungu we. Umuhungu we akagira ngo ni we. Akagira ngo niwe bazabana. Noneho tujye hatubona hize muzehe ku munsi w'ubukwe, umukobwa ngo muri koma, bamujyana kwa muganga, avire aravuga ati wapi, ntabwo uyu musaza naba nkimwemeye. Ariko abazehe nabo naba gukundwa, usanga batarashaka. Ikibazo bakundanye yaramubeshye. Yanga abantu bo muri karitsiye, yanga bazi ngo agiye kuzajya kuba muri Amerika, agiye kuzajya kuba hanze, ibintu birakomera. Umva nuko rero urumva bamwe yanze, yaje gukenera kubagarukira bitagikunze. Umusaza nyine yaje nawe kwisubirirayo, umukobwa naguma aho ngaho. Byarangiye bamutereye inda mu rugo iwabo. None gushatse gukebura abandi? Nshatse kugira abantu inama nuko wakabaye ukunda umuntu muri kumwe. Ugakunda umuntu ureba, ugakunda umuntu uzi, ureke gukunda ngo aba diaspora, hari ibintu byateye ngo ngewe ngo nzaba muri Amerika, kandi umuryango wawe uri mu Rwanda. Wabaye mu Rwanda aho umuryango wawe uri, uzanagusura muri Amerika urajya gukora iki? Ngayo nguko rero. Ibyo mwigize hano uyu munsi Rosine arabakebuye mbandoga ngango. Alright, ikiganiro cyo ewana kabisa mbabereye, ndi kumwe n'umuntu wanyu kandi Rosine niki muzajya mukomeza mu mukurikire, kandi abizi neza ko mumwemera. Kwa bijya ni ibiki mwigira. Ikiganiro cyo nakagaruka ni MC Makenga cyangwa se niki Ruzungu wa Gwan. Numva mutuje kabisa, ibyo mukora share, comment, subscribe, mundasigaye. Ikiganiro cyo tuzagaruka nacyo ndahamya ko ari fire. Nimvuga fire ni umuriro wa Gwan, mwumve mutuje rero. Goodbye. Watanyira wakwesezera abantu. Bye. Nakunda cyane.